Mutatsineza Evanisi Alias Rutamizabiri ubu ari mu maboko ataraye, arimo aritaba inkiko. Uyu munsi kuwa kane tariki 10 nibwo yagombaga kugezwa imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Rusizi. Twakunze ikawa yaho, bafite n'ibyumba, bafite n'amasare, bafite n'ubundi buryo bwiza bwo kwamamaza. Nkuko mureba hari umukobwa mwiza hano, iyo yumvisha imodoka ihinda apfa kumva ijwi rya moteri ahita azamura icyapa kivuga ngo hano gusegongera n'ubuntu. Bakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano, twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe muri uku kwezi kwa kane twibukamo ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu baragenda bibuka amasite amwe namwe bakurikije amatariki bagennye. Ngira ngo yewe ahantu nize nubwo ushire twagiye kuri 12 z'ukwa gatandatu, ariko ubu turi mu mpaka tuvuga tutese ku munsi w'ikigo bazibuka kuri 25 z'ukwa gatanu. Twebwe abahize twibuka kuri twagiye kuri 12 z'ukwa gatandatu tushyiraho ikimenyetso cy'urwibutso ku banyeshuri twiganye n'abarimu batwigishaga n'abaturanyi b'ikigo. Twagiye kuri 12 z'ukwa gatandatu, ariko tukibaza ngo ese tuzasubira kuri iyo tariki, tuzafata indi cyangwa tuzafata ikigo. Turacyari mu mpaka ku bantu twiganye ku ishuri ubu ngubu ryitwa TTC Bicumbi. Twe twahize hitwa Groupe Scolaire Bicumbi, ariko mbere yaho tukihagera batarazana lettre na biochimie hitwaga NP Nzige. Ngo normal yaragarutse yitwa TTC, yaje mu izina rya TTC, ariko nanone Nzige ni gatoya kuri Bicumbi, niko nabyita. Ubwo rero turimo turabiganira, ariko uko byamera kose ubwo itariki ya nyuma ni 12 z'ukwa gatandatu, ariko bishobotse nitumara kubyemeranya dushaka kuzajyayo kuri 25 ku munsi wagenewe ikigo. Ibyo byose turagomba tuganira n'abo ku kigo. Turi ku itariki 10 z'ukwa kane abagiye kwibukira Irutare mu karere ka Gicumbi. Abagiye kwibukirayo turabifuriza umunsi mwiza, nubwo mbona hashaka guhinduka ikirere. Ni ahantu hahungiye abantu benshi bavuye hakurya ya Muhazi, bavuye muri za Gikoro, mirenge ya Mununu, ya Nyarubuye, no muri za Gikomero, za Rutunga hariya. Abo bose benshi abambutse, hari ababashije kurokorwa n'inkotanyi zari zamaze kuhagera, ariko hari n'ababashije kuhagwa. Nibyo ngira ngo uyu munsi abagiye kwibukira Irutare mu karere ka Gicumbi nabo tubifurize umunsi mwiza. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uno munsi kirasa naho kiza kugana ku buhuza. Murabizi ko leta y'u Rwanda biciye muri Minisiteri y'Ubutabera hashyizweho ikigo cy'ubukemurampaka, ariko ni na gahunda. Ntabwo abantu bose bakeneye ubuhuza n'ubukemurampaka bazajya bajya muri icyo kigo kiri Nyamirambo honyine, ariko n'ahandi mu turere, mu mirenge bashobora, gahunda y'ubuhuza bashobora kuyijyamo. Ni gahunda ubona ko izagira icyo ifasha abantu nimara kuyumva bakayubahiriza, bakayikurikiza. Abantu b'ingeri zose, ibibazo byose ntabwo bigomba guca mu nkiko. Twishimira rero abantu bakora muri kiriya kigo n'abafite aho bahurira nacyo, ko bakomeza nabo mu bukangurambaga, natwe tukabafasha ibintu bikamenyekana. Ndabivuga nk'umuvugagira porogaramu yose, ariko hari case study. Ibyo ikiganiro tugiye kugira hano kijya gusa kirimo ibijyanye n'uburiganya nk'icyo twakoze ubushize mu kiganiro na Amos Byamukama, uvuga ko yashoye miliyoni zirenga 100 mu mitungo ya Colonel Rugigana. Hanyuma
hanyuma nyuma amasezerano bagiranye uko Amos abivuga aza kuvuga ko Rugigana atayubahirije, ariko Rugigana nawe yanyihamagariye ambwira ko azi amategeko kandi azi neza ko ibyo bakoranye Amos ari we waba yarabangamiye iyi gahunda amasezerano bagiranye. Anambwira ko rwose abantu hari abantu benshi bagiye babibwirwa, abanyamategeko babo, abavandimwe, ariko ntibaza kumvikana. Gusa nyine Rugigana akambwira ati ibintu niba byamaze kugera mu nkiko si ngombwa social media. Nanjye nkavuga nti imiti ikoranye, niba inkiko ziri mu kazi kazo, natwe itangazamakuru turakora ibyacu, buri wese aza akazi ke agomba kugakora kinyamwuga. Ntabwo ari ukuvuga ngo kesi iri mu rukiko yihereranwe n'abacamanza n'abashinjacyaha n'ababuranyi n'ababunganira, ibyo biciraho. Kera baravugaga ngo iyo tuvuze amadosiye ngo akiri ankuru mu nkiko ngo by'influence abacamanza. Ntabwo umucamanza nkurikije urwego ariho n'icyubahiro tumugomba utanga ubutabera mu izina rya rubanda, ntabwo yaba influence par social media cyangwa media. Ibyo ngibyo rwose mu mahame yanjye mparanira ko ibyo bintu byakumvikana gutyo. Urubanza niba ubutabera butangwa mu izina rya rubanda, urubanza rugomba kuba rubanda iri aware mu buryo bwari bwo bwose. Ntabwo rubanda yose ari iri muri sare mu cyumba cy'iburanisha, n'abandi bagomba kugiraho amakuru. Ibyo rwose nibyo mparanira ko byakumvikana kandi bizageraho bize inshallah. Kesi y'uno munsi nubwo ndabanza kuvuga ku ngingo zimwe na zimwe z'amakesi yagiye anyuzwa mu buhuza, kesi mfite naho ubuhuza bwabaye bagira ibyo bemeranywa ariko ntibyubahirizwa. Turaza kugaruka ku muntu wari ufite akamodoka niko nakita ka Angelou forklift sinzi ukuntu nakita, ariko ni nka bwa bumodoka bupakira, ni kategori ya za Caterpillar cyangwa za Pokelin cyangwa za Niverez, ibintu nk'ibyo. Akamodoka rero ngo kaje kurwara akajyana mu igaraje muri corona igitangira, na n'ubu ntikarasubira mu maboko ye, ariko kari mu maboko ye mu mategeko, kubera ko iyo gakoze amakosa abona message. Iyo kesi niyo turaza kugarukaho. Abashinzwe abazi abafite ubumenyi buhagije mu by'ubuhuza baraza kudufasha batubwire ngo ese y'ubuhuza butubahirijwe bigenda bite. Bahita bajya mu nkiko bigenda bite, bakomerezaho byari bigeze, batangira ikirego bushyashya, cyane cyane ko uyu mudamu avuga ko ngo hari aho agera ngo ribu na parike bakamubwira ko dosiye ikirego cyarashaje, icyaha cyarashaje, ariko si icyaha kirasaza, imodoka itarasubira mu maboko ya nyirayo, nyirayo ari gusabwa kwishyura amande y'amakosa yose iyo modoka ikoze, ahubwo haracyakorwa n'ibindi. Wenda mu mategeko ba Tom Mulisa, ba Ron Katabogama, abantu bose abanyamategeko bari hano, wenda muratubwira niba ikirego bazahindura izina, inyito y'ikirego, cyangwa se no kutubahiriza amasezerano mwagiriye imbere y'abahuza, nabyo byaregerwa ukwabyo, nko kutubahiriza amasezerano ubwo yaba ari civile, ariko hari n'ibindi biri penale. Gutunga ikinyabiziga kitakwanditseho, nta mitasiyo yabaye, nyiracyo nta gifite siwe kiri gukorera, ariko akabona ubutumwa bumubwira ngo ishyura amande. Nguko kesi ribuze kesi tuza kureba kugira ngo mutaza kugenda, ariko reka manze ncishe mu byamaze kugerwaho mu bijyanye n'ubuhuza. Bampaye icyitwa imanza zarangiriye mu buhuza hagati y'umwaka hagati ya 2017 na 2025. Ubu ngubu imanza zimaze kurangizwa binyuze mu buhuza zimaze kuba 9,200. Ukwezi kwa umwaka wa 2017 zari imanza 237. Umwaka wa 2018 zabaye imanza 598. 2019 zabaye imanza 958. Kigaragara zigenda ziyongera, ariko ndabona hari aho zimanuka. 2020 haciwe imanza, harangijwe imanza 1000 zinyujije mu buhuza. 2021 imanza zabaye 821 zarangijwe binyuze mu buhuza. 2022 zabaye 743. 2023 zabaye 1700.
27, 2024 zabaye 2,373, ubu amezi atatu ya 2025 zimaze kuba 841. Bivuze ngo mu myaka 8 gahunda y'ubuhuza itangijwe hamaze kurangizwa imanza 9,200 zinyuze muri gahunda y'ubuhuza. Burumva ko ikigaragara cyo nuko abantu bagenda babyitabira. Hanyuma bati hari imanza 20,570 zarangijwe muri player bargaining. Player bargaining ni bya bindi ari ubwo ndabyita ngo ikira nukubanza n'ubwumvikane ngira ngo hano hariho urutonde rwa TGI Ngoma, TGI Nyagatare, TGI Karongi, zose mu nkiko zose aho bagize TB Kiyumba niho hari inkeya za imanza 90. hanyuma ahari nyinshi no zikurikiranye uko voilà. Okay. Tribunal de base Gihango imanza 904. TGI Ngoma, Tribunal de grande instance Ngoma 958. TGI Nyagatare 928. aho niho bafite nyinshi zanyuze mu buhuza. hanyuma ahari nkeya ni Kiyumba ifite 90. Tribunal de base ya Mbogo 107. Tribunal de base Kaniga 119, kimwe na Tribunal de base Gashari. hanyuma Tribunal de base y'Ingarama 135. ahandi hose biri hagati aho ngaho. hari abagize 200, 300, 400, 500, 600, 700. donc biratandukanye. Nuvuga ngo champion mu buhuza ni TGI Ngoma 959 na Nyagatare ya 928. Kongus na TB Gihango ya 904. murumva ko birimo biraza. Hanyuma ibintu byose bishobora guca mu buhuza. Bampaye dosiye bati iyi dosiye ya divorce irashimishije cyane, nuyikenera nzakubwira muri make. Banyemereye ko nazajyayo nubwo ari kure, ni ati muri make kuko banyemereye kuyitanga mu biganiro, bemeye ko bavugana n'itangazamakuru no kuba basurwa. Batuye inyarupfubire rw'imiyaga muri Nyagatare. Nabwiye ko Nyagatare ni ya kabiri mu rwego rw'igihugu. hanyuma aba bantu babonye gatanya biciye mu buhuza, nubwo Nyagatare ari kure ariko nta umwanya nuboneka tuzagerayo nubwo ari kure. hanyuma hano baravuga ati urugero rw'ubuhuza nk'umuti w'ubwumvikane, mediation as restorative justice. bati bagatangamo urugero urubanza. ababuranyi bavugwa muri uru rubanza ni abazungura 11 basangiye se ariko badasangiye, bavuka ku bagore 3. se waba bazungura yapfuye muri 91, naho umugore w'isezerano wari warasigaranye imitungo izungurwa yapfuye mu mwaka wa 2021. aha ndabamenyesha ko hari indi dosiye iri ankuru nayo y'abantu ba hano mu mujyi wa Kigali, Kimisagara, Rebero, Shyorongi, n'ahantu bagiye bafite imitungo nabo bafite ibibazo mu izungura. Umutungo wagombaga kuzungurwa ugizwe n'imirima 19, amazu atuwemo, ay'ubucuruzi n'indi mitungo yimukanwa, byose hamwe bifite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 179. umugore w'isezerano akimara gupfa muri 2021, abazungura bananiwe kumvikana ku buryo bwo kuzungura no ku mutungo izungurwa. inama y'umuryango inaniwe gukemura amakimbirane yari hagati yabo, bijyanwa mu nkiko. abana babiri, ibirego bibiri bishingiye ku kumenya ingano y'umutungo uzungurwa. Hahita havuka ibindi birego 10
bibishamikiyeho biba 12. Nyuma yo kubona ko bari guta umwanya kandi bamwe bashaka kubihezamo abandi, tariki ya 28 z'ukwa gatanu 2024 batatu muri bo batanze ikirego cy'izungura mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge barega bene se 8 bandi basigaye. Ku tariki ya 9 z'ukwa gatatu ejo bundi 2025 hashize ukwezi kumwe, babifashijwemo n'umucamanza ndetse n'abanyamategeko babunganiraga, impaka bari bafite zakemuriwe mu buhuza, bakora amasezerano y'uko ikibazo cy'izungura ku mutungo wa miliyari 3 na miliyoni 179 gikemutse burundu. Bumvikana uburyo bagiye kuwugabana no kubana nk'abavandimwe basangiye se. Naye nguko izi ni ingero zimwe na zimwe mpabwa n'abafite aho bahuriye n'ubuhuza. Hanyuma bampaye n'urundi rugero, bambwira ati hari n'urundi rwarangiye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuwa gatatu itariki 2 z'ukwa kane 2025, ngo ni mu cyumweru gishize. Uru rubanza rwaburanwagamo kuzungura UPI 29, imitungo itimukanwa 29 yose, n'amafaranga miliyoni 178,900 imitungo yimukanwa, harimo abazungura 12. Rwarangiriye mu buhuza bibereye kuri ADR Center, cya kigo navuze twafunguye i Nyamirambo, bikozwe n'umwanditsi mukuru w'urwo rukiko. Byari ibyishimo bisabisa kuko ya sare ya ADR Center yari yuzuye abanyamuryango n'ababuranyi n'abavoka, ariko bavoka banze ko hafatwa amafoto. Tuzaganira na ba nyiri urubanza twumve ko bizado. Urumva nk'ibyo ngibyo rwose, nk'ibyo ngibyo ni ibintu bizima. Ubuhuza burimo burakora umuti. Rafu na Grid bwo numva namwe mba ndi kubafasha mu kazi kanyu. Muri iki gitondo ejo ni dosiye imaze iminsi, ariko ejo baranyibukije, no mu gitondo baranyibukije bambwira abandi bantu abandi bantu bari mu makimbirane ashingiye ku kuba nyina w'abana ba mbere, umugabo yashakanye n'umugore w'isezerano, babyarana abana 4. Hanyuma umugore w'isezerano apfuye, umugabo imitungo yose ayandika ku mugore wa kabiri atabanje kubahiriza umuhango w'izungura ngo babana 4 bazungure nyina. Bampamagaraga bambwira ko biri mu ibintu biri bimaze amezi 4 ku murenge, ntari buvuga izina, ariko biratinda. Ubwo rero nahise nitabaza abo dukorana muri kira kigo cya ADR, mbabaza uburyo ikirego cyava, uburyo iyo dosiye yava ku murenge. Ndabaza nti ese ibirego bijya mu buhuza biva he cyangwa bibanza hehe? Aransubiza uyu muvandimwe ukora muri Minijuse cyangwa umujyanama, arambwira ati icyambere bishobora guhita biza mu bahuza nta handi bibanje. Abafitanye ibibazo bagasaba umuhuza ko abibakemurira, cyo ni kimwe. Icya kabiri, bishobora no kubanza mu nkiko, urukiko rukabashishikariza kujya mu buhuza bigenga, mu bahuza bigenga, urubanza rutaraburanishwa mu mizi, bataraba urukiko, ariko bihitiwemo n'ababuranyi cyangwa bagasaba urukiko kubafasha kubahitiramo abahuza. Icya gatatu, bishobora no kujyanwa mu bahuza bigenga byarabanje kuba imanza zabaye itegeko zigeze igihe cyo kurangizwa. Uwatsinze n'uwatsinzwe babyibwirije cyangwa babigiriwemo inama n'uwo ari we wese, bagasaba ko umuhuza wigenga abafasha gukemura ikibazo mu bwumvikane batitaye ku byategetswe mu ncarubanza, icyo bita copie de jugement. Urakoze cyane muvandimwe, abantu muri Minijiste mwese muri abashuti banjye, kubera ko amakuru yose mbasabye murayama. Ngayo nguko. Noneho rero tugende kuri ya modoka rero. Muvandimwe, nshuti, grand frère, petite sœur, muntu
ufite mu biganza byawe iyi mashini kanyita akamodoka, ni akamodoka nubwo kadatwara abagenzi, banza gafite amapine 4 cyangwa 3, gafite plaque RAD 525 V, RAD 525 V. Uyu mutungo ucungura imenge uri mu manza. Ntabwo naguca intege ngo si uwawe, ariko uri mu manza. Ntukwanditseho, aka kamashini aho kanyuze karakora amakosa, message ikajya kwa nyirako wa mbere. Nibyo nababwiye rero, aka kamashini bita ngo ni forklift. Aka kamodoka kitwa ngo ni forklift. Umudamu nyirako yarampamagaye ansaba gahunda, ndi mu kazi, hanyuma aho mbonekeye turavugana, byari nka 2:30 mvuye mu kiganiro impamo. Aransobanurira oya yampamagaye mu gitondo. Aransobanurira bimwe narabyibagiwe kuko ubundi idosiye nziza ni yanditse yumpaye kopi ukananyandikira, ariko hari bimwe mu bimenyetso yagiye ampa. Muti byagenze bite? Aka kamashini uyu mudamu yarakaguze, none kaza gupfamo icyuma nakwita sinzi uko yakise, ni byuma mekanike, ni nka computer yako, hanyuma akajyana mu igaraje Igitarama. Ubwo hari muri corona 2020. Mashini iragenda ibaho ko bagomba gutumiza icyuma hanze, ntibagitumiza kubera corona, ingendo zasaga naho zahagaze. Imashini ibaho imara icyo gihe cyose iri mu maboko y'umukanishi ya nyiri garage. Bukeye umudamu agiye muri rya garage, imashini arayibura. Bibaho ubwo corona ivuyemo 2022, umudamu ahamagara garagiste avuga ati kutanyereka ya mashini aho iri. Avuga ati nayishyize mu ihema mu gipangu cy'umukecuru kandi w'amahane, ntabwo akunda ko abantu bahinjira, nzasaba umwanya namenye ko adahari nkujyana uyirebe. Umudamu aratuza. 2023 avuga ati se kweri ko nshaka kureba ya mashini nkatumiza icyuma cyo kuyikoresha. Aravuga ngo rwose madamu mbabarira rwose mukiriya afite stress, ndi muri procedure ya divorce n'umugore, ubu nta mutima mfite, winyongerera pressure, nzayikwereka iby'imanza za gatanya birangiye. Biraza bigira 2024 kugeza uno munsi umudamu ntarabona imashini ye. Hanyuma yaje kumenya ko imashini iri mu muhanda, kandebe ari uko bayandikiye contravention y'ibihumbi 25 itariki 18 z'ukwa karindwi 2024 saa 12:36. Icyaha yari ikoze ni uguca ku kindi kinyabiziga kwateza kaga, aho byabereye Buranga, Puraki RAD 525 V, nyuma y'itariki 15 z'ukwa karindwi. No, bayandikiye ku itariki 10 z'ukwa karindwi 2024, bamwandikira bamubwira ngo nurenza tariki 15 z'ukwa karindwi 2024 haziyongeraho ibihumbi 10. Aha ni 2024. Umudamu amaze imyaka 4. Iyi modoka yiheruka muri corona. Usibye ko nabyo abantu bakabaye banabiganira, ese kuri Buranga aka kamodoka ko mwakabonye no mu mafoto, Buranga n'amakorosi yaho na ahantu habera ikosa nk'iri. Nkurikije ubwoko bw'akamodoka nge twebwe dusesengura byose mujye mwihangana. Nkurikije akamodoka uko gateye n'uyu muhanda wa Buranga, ntawamenya
ariko ubwo byaraba ubwo kari gatwawe nyine nabi ntawamenya ubwo biva ku myito kuko muri Buranga sa ahantu wakabaye ukorera ikosa nuko hanyuma umudamu amaze kumenya ko imodoka ikora yagiye kurega nyiri garaje araza babijyana mu bahuza imodoka bayibarira miliyoni 12 bamaze kuyibarira 12 umugabo yemera ko azabanza agatanga 5 izindi 7 akazazitanga nyuma ubwo ikiza cy'ubuhuza nuko hirengagijwe ibyo imirimo iyo mashini yakoze iyo myaka ine yose ntayamwishyuje hirengagijwe ko yagurishije ikintu kitari icye ibyo ni ibyaha hirengagijwe byinshi kugira ngo bakumire ko umuntu yajya gufungwa kandi hari ubundi buryo ikibazo cyakemuka hashoboraga kumubwira ati urampa agaciro k'imashini na verisoma yako yenda ya buri munsi ya 5 ukabara iyo myaka n'ugasanga n'amafaranga menshi aramudohoreye agize miliyoni 12 ikiguzi gusa atagiye kuvuga ngo verisoma ngo iki none nayo ntari kuyamuha yirengagije kuba yarayigurishije atamubajije yirengagije ko controversion ziri kujya kuri nyiri kinyabiziga garagiste yarakigurishije yirengagije ko ari marenotote nayo yahanirwa kuba wahawe ikintu ngo ugikore ko wahawe akamashini ngo ugakorere reparation wowe ukakagurisha ibyo byose mu buhuza barabyirengagiza bati twumvikanye ibi bagiye imbere y'umuhuza rero impapuro zaciye no kwa noteri bavuga bati akarere ka Muhanga murenge wa Cyeza iyi garaje niho iri uyu aragira ati byagiye no kwa noteri uburyo nzishyura forklift RAD 525 ubu uyu mugabo ndamwimanye kugira ngo business itazapfa akagira ngo ni KOP yishe afite igaraje mu cya kabiri hafi y'umuhanda ugikeza kandekeraho ariko hano amazina yarimo avuga yandikira uwo mudamu afitanye ikibazo ati mu gihe ndi gushaka ibyangombwa by'inzu kugira ngo mbashe kwishyura umwenda njyewe ufite iriya ndangamuntu nzishyura uyu mudamu amafaranga angana na miliyoni 12 kubera forklift ye nagurishije nkazabanza kumuha miliyoni 5 mu gihe cy'amezi 4 nyuma nkazishyura miliyoni 7 zisigaye mu gihe kitarenze amezi 6 ubwo miliyoni 12 garagiste yagomba kuzishyura miliyoni 12 uyu mudamu nyirakamashini akayamwishyura mu mezi 10 muri ane ya mbere miliyoni 5 muri 6 ya kabiri miliyoni 7 ibi byakozwe imbere ya noteri itariki 20 z'ukwa 11 2024 ubwo uhereye muri 2024 ukwa 11 amezi 4 yo gutanga miliyoni 5 na yahe 12 ukwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ubu turi mu kwa 4 nta n'igihumbi aramuha ibi ni byabaye mu buhuza byasinywe na noteri rwose noteri wigenga byageze kwa noteri yes aya ni amasezerano bagiranye mu kwa 11 2024 ariko nyuma yaho baje gukora andi mu kwa 10 mu kwa 12 mu kwa mbere 2025 okay za controversion nazo zarakomeje ziraza hanyuma uyu mudamu abonye byanze
yes, ikirego yabanje kujya atinda bandikiye ngo munkurikiranire aho iki kinyabiziga forklift giherereye kuko nari narakijyanye mu igaraje iri Muhanga aho bita mu cya kabiri, aho nagihaye nyiri garage ufite biriya nakimuhaye kuva 2020. Iyi forklift akaba yarambwiraga ko ifite ikibazo cya pièce yitwa joint de classe, gusa ibonetse imodoka yagenda nta kibazo. Nkamusaba kenshi ko yareka tukagura iyo pièce akajya anderega gahunda zose twahanye akazica, kugeza ubwo nagiye ku igaraje kumureba ngo ndebe ko n'imodoka igihari, nsanga idahari. Ambwira ko hari aho yayibitse mu gipangu, musaba ko twajyanayo amagahunda y'ikindi gihe. Kuva ubwo ndamubura, telefone ntayitaba, message ntasubiza. Icyanteye impungenge cyane nuko imodoka ntazi aho iherereye, kandi nanone mu cyumweru gishize nkaba narabonye kuri telefone yanjye message ya police insaba kwishyura contravention y'ibihumbi 25 ya dangerous overtaking ya Gakenke Buranga, hahandi twavuze ko hasanzwe ari dangerous area, nk'uko muza kubibona kuri attachment ku mugereka w'iyi email. Ndasaba ubufasha kuri iki kibazo, murakoze. Ngaye nguko bica mu buhuza buranga. Hanyuma wa mudamu yayitazaga avuga ati se ubuhuza twabunyuzemo, yemera miliyoni 5 mu mezi 4 ya mbere, amezi 4 arashize nta n'igihumbi, yemera miliyoni 7 mu mezi 3 akurikiraho, ayo sinayategereza no muri 4 ya mbere 5 ntazibona. Ko ari ubuhuza bweshuwe kutubahiriza icyemezo cy'ubuhuza, nzasubira mu rukiko, nzasubira mu buhuza, nzabigenza nte? Ese ninjya mu rukiko nzaregera iki? Noneho abo yitabaje bakamubwira ngo icyaha cyarashaje. Ngiye muri logique yanjye ntitaye ku mategeko, ngiye mbona icyaha kikiri gukorwa. Umuntu arishyura contravention y'imodoka itamuverisa. Harimo ibyaha byo kuba umuntu yagurishije ikitari iki, harimo ibyaha byo kuba n'uwitunze iki kinyabiziga nawe atunze ibitari byo kuko nta mutation yabaye. Ibi bintu hanyuma mu kwa mbere yandikira agira ati ntabwo aya masezerano yayubahirije, biragaragara ko ubwumvikane nta gaciro yabuhaye. Ubwo ni bwa buhuza, mbisubije mu maboko yanyu. Ubwo arimo arabwira ubugenzacyaha, mumfashe iki kibazo gikemuke kuko ndahangayitse cyane kubwiriya plaque ndetse n'igihombo cy'imodoka yanjye, nkeneye kurenganurwa mu by'ukuri kandi mu gihe cyabo kuko maze mu gihe nyacyo, kuko maze amezi 5 ntanze ikirego. Nihanganye ngo bikemuke mu bwumvikane, none byanze. Ntabwo mbizanye ngo mfite umuti, muti pe. Nuko ikinyabiziga kiri mu muhanda kirakora amakosa, message ikajya kwa nyiracyo, ugifite ntikimwanditseho, ugifite ntiyakiguze na nyiracyo, ugifite yakiguze na nyiri garage. Nyiri garage yahawe ibyo yakabaye akora, aragurisha. Umudamu aramworohera, bajya mu bahuza, yemera miliyoni 5 mu mezi 4 ya mbere na miliyoni 7 mu mezi 7 mu mezi 6 ya kabiri. Nta na kimwe kiri gukorwa. Uyu muntu arabigenza ate? Mukabyara aratangira ikirego bushyashya, ko ari kumubwira ngo icyaha cyarashaje, arahindura inyito y'ikirego, arabigenza ati mumfashe mwokabyara, mumfashe pe, nicyo tubereyeho. Kuko uyu mudamu arahangayitse kuba ikinyabiziga cye kimaze imyaka 5 atagifite, kuko corona yatangiye mu kwa 3 kwa 2020, ubu turi mu kwa 4 kwa 2025, 5 irashize. Ntazi uko kimeze, ahubwo arimo aragitangira amande. None no mu nzira y'ubwumvikane yagerageje ibyo bumvikanye, ntabwo nibyo bumvikanye ntari kubyubahiriza. Ibi bintu abantu bateye batya tuzabana nabo kugeza ryari? Mutugira inama. Ese abajyanama abantu bari hafi y'uyu muntu, ari umugaragiste wagurishije ibitari ibye, ari utunze ibitamwanditseho, aba bantu muri societe bo tubafasha iki?
ko byanze bikunze bizarangira ikinyabiziga kigiye kuri nyiracyo. Polisi nibijyamo izatera ikinyabiziga igisubizo uwo cyanditseho na Rwanda Revenue, nyiracyo ugifite ahombe. Uyu nyiri ikinyabiziga nawe nahaguruka akajya mu nkiko abanyamategeko bakamuba hafi, azaregera ibirego birenze 3, hanyuma naburana mu nkiko nyiri garage byanze bikunze azatsindwa. Niko nabibona, byanze bikunze azatsindwa. Natsindwa hazazamo ibihano, harimo no kwishyura icya kinyabiziga, kongeraho amortisoma, kongeraho n'ibyo kinjiza ku munsi. Cyangwa urukiko rwemeze ngo baguhe ikinyabiziga cyawe hahomba uwakiguze. Ibi bintu tuzakora iki ngo bigabanuke, abantu babana amahoro? Amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu miberewe n'abandi, mu migirire yagenwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Amahoro ku giti cy'umuntu. Urumva aba bantu ari uyu mudamu arabangamiye nubwo yihangana. Abantu nk'aba muri societe ejo twarimo tuvugana ibya Amos bya Mukama na Colonel Rugigana Ngabo. Uyu mudamu nawe na n'uyu mugaragiste, ibi bintu societe izabigenza ko gahunda ya leta no kugabanya imanza n'umwanya utakara mu kuziburana amafaranga, none no kwangiza societe ko ababuraniye mu nkiko bose bataha umwe aho aciye undi ahanyuza umuriro. Bazanye gahunda y'ubuhuza nibura ngo abantu bajye inama baganire. Imanza nyinshi zagiye zica mu buhuza, ba nyirazo bataha baramukanya, hari abahana lifti, hari abagenda bakicarana bagasangira akarahure, hari abagenda ibudatawe bakabishuti. Ariko kuki abantu batagishaka ko ibintu byakemuka mu buryo bworoheje, bashaka gusiragiza abandi. Kandi kusiragiza umuntu niko agenda nawe azamura amarangamutima atari meza, ku buryo no kubabarira bigenda bigabanuka. Ubu rero ubusinzi mu mategeko uko bigomba kuzagenda, uyu mudamu aho azanyura, cyangwa se n'uyu mugaragiste abyumve amenye icyo agomba gukora, cyangwa se n'uyu muntu utunze imodoka itamwanditseho nawe amenye ikimutegereje. Nibaza ko ari uko. Hari n'izindi kesi nyinshi tuzagenda tugarukaho, cyane cyane muri cadre y'ubuhuza, kugira ngo abantu babwumve babugane. Imanza zo z'ubundi ntizizabura. Ubu ngubu ngira ngo ubu tuvudi gukora ikiganiro i Rusizi mu rukiko rukuru rwisumbuye, harimo haraburana wa mushinjacyaha witwa Mutatsineza Evanisi wakagaruswa cyane. Simbizi cyane ni byinshi, ariko tuzakora ikiganiro kirambuye. Niba hari n'uwitwa Niyonshuti Ezekiel nawe wafashwe nk'uwari umukomisiyoneri wa Evanisi Mutatsineza, turaza kumva ivugirwa mu rukiko, ariko no hanze y'urukiko birahari byinshi cyane. Mujye muduha amakuru. Nk'uyu muvunjayi itosiye muri dosiye ya Mutatsineza habanjemo umuvunjayi, umuntu wakoraga ubuvunjayi butemewe n'amategeko, hanyuma biza kumenyekana uyu Mutatsineza bivuga ko yabibwiwe na Niyonshuti Ezekiel. Wa muvunjayi bamutayemo bamufatana miliyoni 10 barazimubikira, ariko asohotse barazigumana. Mutatsineza arazigumana. Abagenzi bakavuga ati ariko watanze amafaranga y'abandi. Wa mugabo nawe Mutatsineza ubwo yarazi ko umuvunjayi azaziheba. Kumbe vunjayi nawe ni hatari, ati ntabwo nayakurekera. Atangira kuzamura dosiye. Abo ku kazi kwa Mutatsineza avuga ati subiza amafaranga y'abandi. Ati nzayasubiza. Abyutsa ya dosiye kandi yarayishyinguye, yararengeje amatariki. Indi dosiye ni umudamu witwa Dorosera, nawe tuzaganira. Ari inkuru twigeze kumukoraho atari kuri KOP ahandi. Ni nawe wabaye imbarutso ofete. Mutatsineza yashakaga gufunga uyu mudamu witwa Dorosera kugira ngo mu gihe afunzwe ibye bigurishwe cyangwa bijye ku bandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Inkuru imaze gukorwa nibwo inzego zakangutse basubira muri dosiye ya Mutatsineza. Ni byinshi
namwe mwibaze dosiye yabonye abatangabuhamya bagera muri 20 harimo batandatu bo mu kibaya cya Bugarama honyine. So bivuze ngo uyu mudamu nawe ashobora kuba yari yarazengereje abantu, ariko reka turebe uko biza kuvugwa mu rukiko. Dukeya turi bumenyere mu rukiko ko aba yajuririye iminsi 30 igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Uwo niyo nshuti ishumiye, niyo nshuti Ezekiel we yinjiye gereza ya Cyangugu kuwa gatanu mbere yuko weekend itangira. Ibindi tuzagenda tubimenya tubibabwire kugira ngo n'abandi mugende mujye mugira amakenga kuba begereye, kuko hari naho basabaga amafaranga batari ntacyo bashoboye gukora. Hari nubwo ngo yasabaga amafaranga muri dosiye itakiriye. Hari naho iyo shumiye Ezekiel niyo nshuti nawe yafataga imitungo y'abantu, kuko yari perezida wa Sako akora no muri Compassion, akagenda muri Sako bagafata amafaranga abaturage akagwatiriza bya byangombwa kugira ngo bajye gutanga ruswa bayihe Mutatsi neza bagabane abaturage imitungo ibashiraho. Nonge nkosore gatoya mbere uko soza, uyu mugabo niyo nshuti Ezekiel nubwo amazina manini ariyo azamura amatoya, ubushize nakoze ikiganiro mvuga ngo ni muramu wa Padiri Nahimana. Abantu barabimbaza bati se bitwaye iki, nanjye ndabyemera ko bitari byo, ariko nagira ngo izina rya Nahimana niryo riremereye cyane. Ubundi na Ezekiel ngo yabyaranye na mushiki wa Nahimana, nicyo gusa. Ariko sinabyo yafungiwe aho ngaho, manza naribeshye, cyangwa se abampa makuru bagenda bancanga ko sinabasha kujya kuverifia Icyangugu. Bivugwa ko icyamufunze bwa mbere ari umuntu, ari umugore, bavuga ko yafatiye umugore mu biro bye akora muri Compassion, ariko ntabwo icyo cyaha cyamuhamye, yararekuwe. Nabyo icyo cyo yakigizweho umwere, habuze ibimenyetso. Iyo ni dosiye ya mbere. Ariko nanone muri iyo kadire y'imishakadire, Ezekiel niyo nshuti biravugwa ko murumuna we yaje kurongora murumuna wa Evanisi Mutatsi neza. Abari za Mururu, abari za Bugarama, abari za Nzahaha, mujye mudufasha kumenya bene ayo makuru, tuba tuzi ibice. Ese koko murumuna wa Ezekiel atunze murumuna wa Mutatsi neza? Ese koko Ezekiel yabyaranye na mushiki wa Padiri Nahimana? Swati ubu turareba ibyaha. Abatanze ubuhamya mutinyuke mutubwire amazina, bamwe turabazi, ariko mutwibwirire. Wowe muvunjayi utwibwirire. Umuvunjayi yaje kubona amafaranga nyuma byatinze, ari uko Mutatsi neza yamaze kutabwa muri yombi. Noneho famiye ya Mutatsi neza iraterateranya, ibanza kwishyura wa muvunjayi kugira ngo niyo dosiye itajya mu byakurikiranyweho. Hanyuma bikanavuga ko ngo hari n'akazu kageretse rimwe yaraherutse kugura mu mujyi wa Kamembe. Ibyo byose mbese ngo yari namwita gukira nko ejo ndi bodo yaravuze harya ngo duhita dushinja, namwita Rutamizabiri kabisa. Mutatsi neza Evanisi alias Rutamizabiri ubu ari mu maboko ataraye, arimo aritaba inkiko. Uyu munsi kuwa kane tariki 10 nibwo yagombaga kugezwa imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Rusizi. Mutatsi neza Evanisi alias Rutamizabiri ubu ari mu maboko ataraye, arimo aritaba inkiko. Uyu munsi kuwa kane tariki 10 nibwo yagombaga kugezwa imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Rusizi. Ngayo ngukorera abantu bose bari muri yo shene, abo yafatiye amafaranga, ibihano bigakomeza, abatanze ubuhamya bageze gute, n'uwo Ezekiel w'umurokore. Ngayo nguko ibya Rusizi ni bigari. Ibya Rusizi ni birebire. Tuzagira umunsi namara kuva mu rukiko tumaze kumenya ibyo urukiko rwemeje, tuzababwira amadosiye ye, ibindi byinshi biyarimo byinshi. So ngayo nguko rero Banyarusizi mwihangane, ibibazo naho bitari mu turere twose, ariko nibura muca intege ayo matsinda, abo bita abakomisiyoneri b'inkiko,
Kigali irabizi kuko Harrison Mutabazi ku itariki 11 z'ukwa kabiri ubwo hamurikwaga CPI Corruption Perception Index yavuze ko nabo babizi ko ku rwego rw'igihugu bazi ko hariho abakomisiyoneri b'inkiko bagenda babwira abantu muri dosiye yawe zana ya naya nzakugira ariko benshi nabata ruswa yo n'icyaha ariko nibura arakada yarya nibura agukorera n'ibyo mwavuganye benshi abari abanyamitwe rero bakagenda bakiciraho umuntu akagusaba ruswa mushinja cyangwa ku rwego rw'ibanze akagusaba ruswa kandi dosiye yarageze hejuru yaramurenze cyangwa ifitwe n'undi mushinja cyaha ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kugira ngo twibuke twiyubaka kandi twubake societe izira uburiganya izira amakimbirane kuko ibyo byose ni ibintu bitwara umwanya amakimbirane kwekemura bifata umwanya kujya mu nkiko n'umwanya abaherekeza umuburanyi abavoka kwishyura igarama no gutakazi ukajyayo nk'inshuro 3 abantu bakabaye bajya muri iyo mibare bakabona ko nta kiza kimanza ariko ubutabera bwo ni ngombwa ikiza rero nuko nibura na leta y'u Rwanda amaze kubitekeza igasanga byose ubutabera budatangwa n'inkiko gusa bugashyiraho urwego rw'ubuhuza n'ubukemurampaka gukemura amakimbirane bidaciye mu nkiko abantu nibagerageze kubyitabira abantu bajye babanza babiganireho hariho nta na ruswa ibamo mu bahuza ntukeneye gutanga ruswa ngo baguhuze n'umucamanza cyangwa n'umushinjacyaha rero abantu nibyo bakagombye kuyoboka kandi nta kibazo kitajyayo usibye wenda ibyaha biremereye birimo violence na criminologie irenze ariko ibintu bijyanye n'amafaranga abantu bahagana kandi birihuta murumva ko baburarisha imanza zirimo amamiliyari ariko yaze miliyari iri kuburanwa niba ari umutungo uhagaze miliyari 3 uburanwa n'abavandimwe 12 imyaka igashira ari 5 uwo mutungo ubwo bivuga ngo uri mu cyeregati nta uri kubyazwa umusaruro inzu ntizivugururwa amasambu ntahingwa ariko mu mezi 3 yonyine za miliyari 3 are bakazigabana ari abana 12 buri umwe akimenya bagateza bakabibyaza umusaruro bagasora bakarihira abana minerivare bakariha mitiwere bakagura bakiteza imbere ibyo byose ni inyungu zijyanye no kuvuga ngo ibibazo bikemutse ku buryo bwihuse bigaca mu bukemurampaka abantu bakabishuti urumva ngo abantu abavandimwe 12 bari bamaze gucikamo ibice hari 3 barega abandi 8 ibyo byose ni ibiki ariko mu buhuza bahita baba bamwe bakagenda baganira bakiyakira bari kumwe abari feto village ni ibintu rero abantu bakagombye kwitabira bakamenya icya kabiri rero abantu baciye muri iyo nzira y'ubuhuza ntabwo tubasabye ngo tuze kumva amabanga y'imiryango yanyu ibyo mwagiye mupfa ariko igihe byakemutse mwakabaye muza mukatubwira tukareba mugahoberana natwe tukabafotora mugahoberana ukavuga uti dore umuvandimwe maze imyaka 5 ntamuvugisha iyo mishije urwagwa yahishije urwagwa ntashobora kuntumira iyo nshingiye umukobwa ntashobora kuza iwanjye byose ukerekana uko mwari mubanye ariko noneho ubuhuza bukongera bukabahuza imiryango ikongera ikabana mubona bizagenda bite so reka ndekera aha ngaha inyombya iyomba ntipfa kurangiza ariko reka ndekera aha tuzasubira ubutaha ikiganiro cy'ubutaha tuzongera dusubirire kuri kesi za Rusizi ariko tugenda no mu tundi turere n'ahandi